nzi n'ukwigiriye gushira imbaraga zanjye niringiye suwanga bwawe wiringiye ahubwo nuko dufite umukiza uza tugeze iwacu mu ijuru imbaraga zanjye niringiye suwanga bwawe wiringiye ahubwo nuko dufite umukiza uza tugeze iwacu mu ijuru duhijwe n'ibimba mu mutima zakomezwa n'ijambo yambwiye kuko Yesu ari we unkomeza imbaraga zanjye niringiye subuhanga bwawe wiringiye ahubwo nuko dufite umukiza uza tugeze iwacu mu ijuru imbaraga zanjye niringiye subuhanga bwawe wiringiye ahubwo nuko dufite umukiza uza tugeze iwacu mu ijuru wiringiye Yesu umukiza ntabwo azigera gutererana kuko ari we nshuti idahemuka imbaraga zanjye niringiye subuhanga bwawe wiringiye ahubwo nuko dufite umukiza uza tugeze iwacu mu ijuru imbaraga zanjye niringiye subuhanga bwawe wiringiye ahubwo nuko dufite umukiza uza tugeze iwacu mu ijuru ahubwo nuko dufite umukiza uza tugeze iwacu mu ijuru ahubwo nuko dufite umukiza uza tugeze iwacu mu ijuru Yesu ashimwe Sahimbazwe. Ese murashobora kumbona ko mbona umucyo wabaye muke? Ntabwo tukubona ariko nta nicyo bitwaye. Murakoze cyane. Umucyo wabaye muke sinzi ko byagenze reka ishimwe Imana iduhaye aka kanya yahabwa icyubahiro iteka ryose. Abaririmbyi bamaze kutugaragariza ngo uko mbaho si imbaraga zanjye ni imbaraga z'Imana. Izo mbaraga z'Imana isumba byose rero nizo zongeye kudutera aka kanya ngo dushobore gufatanya kuganira iby'Imana ishaka ko twaganira muri ya nsanganyamatsiko rusange ivuga ngo ntibigitinze. Uyu mugoroba tugiye kuganira indi nsanganyamatsiko nto ivuga ngo ni iki cyihishe inyuma y'ibyo tubona. Indirimbo ya 252 iravuga ngo nimucane amatabaza umwijima ubaye icyago. Nimucane amatara umwijima urakaze, umwijima wabaye ikibazo.
kuko umwijima wamaze kuba icyago, habaye umwijima ukaze, umwami kandi ntiyari yagaruka, umwami ataragaruka, nimucane nimumurike. Mu gihe igitero cya kabiri n'icya gatatu byarimo bikangurira imitekerereze yacu kongera kugira icyo twibaza ku butumwa dutwaye, bivuga ngo abantu ibihumbi byinshi bahinyura ubu butumwa, natwe tubushikamyemo dutegereze umukiza, twebwe tubushikamyemo dutegereze uyu mukiza wacu. Ijambo rye nitabaza ntituzigera tuyoba, niryo rizatumurikira, niryo rizatwereka inzira. Nubwo amakuba ari hose ntabwo Imana izaduhana, yahabwa icyubahiro iteka ryose. Dukora imirimo myiza rero twe guha ab'isi urwaho, tuzabiherwa umugisha nidukomeza kwizera. Bamaze kudusabira tugire icyo dutekereza tunakibazaho cyane muri ya nsanganyamatsiko binsaba kongera kugarukaho, tukongera tugasoma iri mu Byahishuwe igice cya 10 ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 7. Handitswe ngo marayika nabonye ahagaze ku nyanja no ku butaka amanika ukuboko kwe kw'iburyo agutunga mu ijuru, arahira ihoraho iteka ryose yaremye ijuru n'ibirimo n'isi n'ibiyirimo n'inyanja n'ibiyirimo, ati ntihazabaho igihe ukundi, ahubwo mu minsi y'ijwi rya marayika wa 7 ubwo azatangira kuvuza impanda, nibwo ubwiru bw'Imana buzaba busohoye nk'uko yabwiye imbata zayo arizo bahanuzi. Iri somo twari twamaze kubona iryaryo n'umurongo mugari kuri ryo, tubona ingingo zirisesengura, kandi tubona ko ari ubutumwa buturuka kuri Kristo Yesu ariwe wavuzwe na marayika, ari ubutumwa buhabwa izi mbata z'Imana ngo zishobore kubishyira abari mu isi bo mu mahanga yose, mu miryango yose, mu ndimi zose n'amoko yose. Kandi tubona neza ko ubwo butumwa twabuhawe nk'ubutumwa budahinduka, buri gushyiraho iherezo ku mikorere y'isi, kugira ngo abayituye bose bashobore gusobanukirwa neza ko igihe ari kigufi cyane nk'uko umwami Imana yabivuze kandi yabigambiriye kuva kera. Twamaze kubona neza ko tugomba kugirira amatsiko ibi byanditswe, tugakenera kubisesengura no kubyinjiranamo umwete n'umurava mwinshi cyane n'imbaraga nyinshi cyane, kugira ngo dushobore ibyiteguye kuba hamwe no kumenyera hamwe iherezo rya byose ko rigiye kuba. Kandi nk'uko tubisoma mu gitabo cyitwa ibizaba mu minsi y'imperuka, biranditswe ngo twakagombye kwiga ibimenyetso biranga ibihe turimo, twakagombye kwiga ibimenyetso biranga ibihe turimo. Ayo magambo ari ku paji ya 15 y'icyo gitabo cyitwa ibizaba mu minsi y'imperuka cy'igifaransa, cyasohotse mu mwaka wa 2004. Ni iki cyihishe inyuma y'ibyo tubona? None tuzabisobanukirwa dute? Tuzabimenya dute? Kandi tutari mu mwijima ngo uwo munsi udutungure, niko ibyanditswe byera bisobanura. Ibyo turabisoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesaloniki, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesaloniki, urwandiko rwa mbere yandikiye Abatesaloniki, igice ni icya 5, twanyarukire tubyumve neza ibyo yavuze aho. Urwandiko Pawulo yandikiye Abatesaloniki, igice ni icya 5 ku murongo wa 3 n'uwa 4. Ariko dutangiranye n'umurongo wa mbere handitswe ngo ariko bene data iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro. Ubwo bazaba bavuga bati nta mahoro nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira na hato. Ariko mwebweho bene data ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubatungure nk'umujura, kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa, ntituri ab'ijoro cyangwa ab'umwijima. Nicyo gituma tudatungurwa n'umwaduko w'ibihe, kuko twabibwiwe kera kandi twabihishuriwe. Tugomba kumenyera ukugaruka kwa Kristo mu mwaduko w'ibihe, kuko yabyivugiye neza mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 4 ku murongo wa 3 n'uwa 4 ngo
abo muri iyo minsi abenshi bazaba barizibye amatwi ngo batumve ukuri. Niba rero benshi baziziba amatwi ngo batumve ukuri, twebwe yacu agomba kuba azibutse kugira ngo dushobore kumenya ukuri nk'umucyo ugomba kutumurikira ugatamura umwijima, tukamenya ibimenyetso simusiga biranga ukugaruka kwa Kristo. Ni muri byo tuzamenyera ubwihute bw'umurimo, kandi ni muri byo tuzamenyera ukugaruka k'umwami wacu. Umva neza mukundwa, ibyanditswe mu gitabo Ibihamya by'itorero cy'icyongereza, igitabo cya 5 ku rupapuro rwa 716, cyangwa igitabo cy'igifaransa, igitabo cy'igifaransa cya 2, témoignage pour l'église, page 378, volume ya 2, page 378, iranditswe ngo abarinzi nibarangurure maze batanga ubutumwa ariko kuri kwagenewe iki gihe. Nibarangurure batange ubutumwa ariko kuri kwagenewe iki gihe. Twereke isi igihe turimo cy'amateka ya gihanuzi. Nshuti mukundwa, rero ntushobora guha agaciro ibizaba igihe utimenyereje guhuza ibyahanuwe n'ibyaduka. Ijambo ry'Imana rizahora ritubwira ngo hazabaho, ntabwo rizigera rihindura iyo ntero ngo hazabaho. Aya magambo uzakomeza uyasoma mu byanditswe byera, uzakomeza gusoma ngo hazabaho. Na Yesu avuga iby'isenyuka rya Yerusalemu uzabyumva biri mu njyana y'igihe kizaza, kandi byarasohoye mu mwaka wa 70. Hazabaho. Nyamara ibinyamakuru byo bikatubwira ngo habayeho. Dukeneye rero Mwuka Wera ubishurira akadufasha kubihuza, tukabikuramo amakuru y'ingenzi atumenyesha aho igihe kigeze, kugira ngo tutazazimirira mu mwijima abandi bazimiriyemo. Twebwe nk'abana b'umucyo tumenye aho igihe kigeze. Icyo ni ngombwa. Dukwiriye kumenya guhuza amakuru. Dukeneye kumenya guhuza amakuru ari budufashe tugasobanukirwa ahashize, ahariho ndetse n'ahazaza binyuriye mu gusoma ibyanditswe mu gitabo Umurimo wa Gikristo. Ibyanditswe mu gitabo Umurimo wa Gikristo, ingeri ya mbere yasohotse 2019 ku rupapuro rwa 50. Igitabo cyasohowe n'itorero, haduha amakuru magari cyane kugira ngo dushobore gusobanukirwa n'ibyo turi gusoma. Byumve neza. Biranditswe ngo kuko ibi bitabo nibyo bidusobanurira isohora ry'ubuhanuzi, bitumenyesha iby'ibitangazamakuru bitubwira, kandi iyo tumenye guhuza amakuru yabyo nibwo dushobora kumenya aho kuri. Biranditswe ngo uko ibintu bimeze mu isi byerekana yuko ibihe by'akaga twamaze kubigeramo rwose. Ibinyamakuru bisohoka buri munsi byuzuyemo amakuru y'ibimenyetso by'ubushyamirane buteye ubwoba bwenda kubaho bidatinze. Ellen White aravuga ati ibinyamakuru bisohoka buri munsi byuzuyemo amakuru y'ibimenyetso by'ubushyamirane buteye ubwoba bw'ibyenda kubaho bidatinze. Nunyarukira ku kinyamakuru Ukwezi, nunyarukira ku kinyamakuru Igihe, nunyarukira ku kinyamakuru Imvaho Nshya, nunyarukira ku binyamakuru by'uburyo butandukanye, nusimbukira kuri Reuters, nusimbukira kuri CNN, nunyarukira ku bindi binyamakuru muri post.com n'ibindi binyamakuru by'uburyo butandukanye, byuzuyemo amakuru y'ibimenyetso by'ubushyamirane buteye ubwoba bw'ibyenda kuba ku isi vuba bidatinze. Imyigaragambyo yabaye gikwira, ubujura n'ubwicanyi burakorwa impande zose, abantu buzuyemo abadayimoni bari kwica abagabo n'abagore n'abana batoya. Abantu batwawe, kandi batwawe no gukora ibibi, kandi buri bwoko bwose bw'ibibi byuzuye impande zose. Aya magambo ushobora no kuyasanga mu Bihamya by'itorero, igitabo cya 9 ku rupapuro rwa 11. Kubw'ibyo rero niba ibyanditswe byera bitubwira ngo hazabaho, umwuka wanuzuka ukatumenyesha neza ngo ibinyamakuru by'ubwabyo biri kutubwira ibiri gusohora nk'uko tubisoma mu byanditswe byera. Dukwiriye kumenya gusobanukirwa iby'ibi bitabo n'ibyigisho by'ubuhanuzi dusoma, dore ko
bizahora bitubwira ngo hazabaho, ariko ibitangazamakuru n'ibinyamakuru byo bikatubwira ngo habayeho. Iyo uzi guhuza hazabaho na habayeho, ntushobora gutungurwa n'ibyaduka. Kandi iyo uri umusomyi usoma ibitabo bitandukanye, biguha amakuru magari kuko ibyinshi biba byaramaze gutegurwa bikandikwa. Inshuti mukundwa, umenya uko witwara mu isi mu minsi y'imperuka, ukazabonera ubwihisho mu Uwiteka, nk'uko intumwa za Yesu zakurikiranye ubuhanuzi akantu ku kandi, zitatunguwe n'isenywa rya Yerusalemu kandi ntiziyirimbukiremo, kuko zari zarakurikiranye ubuhanuzi nk'uko Umukiza yari yaramaze kubisobanura. Iby'isenywa ry'urusengero rw'i Yerusalemu byabaye bishya mu matwi ya bamwe, ariko ntibyigeze biba bishya mu matwi y'intumwa. Yesu yabivuze mbere gato yo kubambwa kwe mu mwaka wa 31, bisohora hashize imyaka hafi 40. N'ubu nuko byanditswe ngo ntibigitinze. Ibyavuzwe mu gihe cyatambutse biri gusohora tubirebesha amaso yacu. Byari byaravuzwe neza ngo tuzakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga mu buryo bwo kugura no kugurisha. Ibyo biri kugaragara uyu munsi wa none. Ibyanditswe byabitubwiye neza, byabidusobanuriye neza ko abantu bazatura mu midugudu. Uyu munsi wa none udatuye mu midugudu nawe ubwe yagira ipfunwe. Ntibigitinze. Ibyanditswe byatubwiye neza ko inyamaswa zizavurwa nk'abantu, amatungo azavurwa nk'abantu. Uyu munsi wa none n'umwana bisobanukiwe neza. Ibyanditswe byera bivuga iki kuri iki cyorezo? Yesu yabivuzeho iki kuri iki cyorezo? Ese amakuru menshi kuri iki cyorezo abitubwiraho iki? Nshuti mukundwa, nyemerera nibura dushobora kugira ibyo dutekereza cyane ku by'iki cyorezo, kuko byo ubwabyo byashobora kudufasha kugira ibyo dusobanukirwa hakurikijwe amakuru menshi icyo abivugaho. Ibyanditswe byera bibivugaho iki? Iyo dusomye ubutumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Luka, igice cya 21, umurongo wa 11, dore uko Kristo yavuze. Yarivugiye ati, kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye, kandi hazaba inzara n'ibyorezo by'indwara, hazabaho n'ibiteye ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. Niba rero Umukiza wacu avuze ati hazabaho indwara z'ibyorezo, habeho n'ibiteye ubwoba, n'iyi ndwara ya COVID-19 cyangwa se iki cyorezo cya COVID-19 cyamaze kuba pandemi ku rwego rw'isi, kikaba kibasira isi yose muri rusange, kibariwe muri uyu murongo wa 11 nk'uko Umukiza wacu yamaze kubisobanura. None tumaze kubyitegereza nk'uko kare twabibonye, Mose we ntiyigeze atungurwa n'ibiri kumubaho. None ni kuki twebwe dushobora gutungurwa n'ibiri kuba? Impamvu twashobora gutungurwa nuko tudasoma, ariko turamutse dusomye ntidushobora gutungurwa. Nk'uko Mose yibajije byinshi ku byo yabonaga, kandi nk'uko intumwa za Yesu zibajije byinshi ku byo Yesu yari azibwiye, niko bari ku isi bari kwibaza byinshi ku biri kuba, kandi n'ibiri kuyibaho niba bifatanye n'ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu cyangwa niba ari ibintu bisanzwe. Ariko natwe dushobora kubyibazaho, ese ibi birasanzwe cyangwa bifitanye isano n'ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu? None niba ari ibisanzwe twitware dute? Ese niba bifitanye isano n'ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu tubyitwaremo dute? Nyuma y'iki cyorezo isi yose izagendera ku yahe mategeko? Izagendera ku yahe mategeko nyuma y'iki cyorezo? Ese koko isi izarimburwa n'ikibuye kinini nk'uko bamwe babivuga? Ni intwaro kirimbuzi zizayihirika nk'uko tujya tubyumva mu bihugu bitandukanye ngo bakoze igisasu kirimbuzi cyiyongereye ku byo bari basanzwe babitse? Ese isi izagenda ishonga gahoro gahoro ishire? None se isi izagumaho iteka n'iteka? Bizagenda bite? Ibi ni ibibazo byinshi bamwe muri twe bibaza. Ariko reka twibaze ku murongo mugari cyane w'iki cyorezo. Ni iki cyihishe inyuma y'ibyo dusoma mu kinyamakuru cyitwa Religion News Service cyasohoye inkuru yacyo kuwa 8/9/2020,
ivuga gahunda isi izagenderaho nyuma y'iki cyorezo, ariwo murongo wiswe kongera gusubiza isi ku murongo. Umurongo uvugwa aha isi yavuyeho ni uwuhe? Uzawuyisubizaho ninde? Uzayiwusubizaho ninde? Azakoresha ubuhe buryo yisubiza ku murongo? Bizagira ngaruka ki ku iyobokamana nyakuri? Ese ibiteganijwe muri iyo nkuru bizagerwaho? Nibigerwaho abera bisumba byose bazabyitwaramo bate? Muvandimwe inshuti nkunda, ni iki cyihishe inyuma y'ibaruwa ya gishumba yanditswe na Papa Francis ku wa 18 z'ukwa gatandatu 2015 yiswe Laudato Si, ivuga ku kibazo cy'imihindagurikire y'ibihe, ibyo yise climate change, nk'uko Ellen White nawe yabyanditse mu gitabo Intambara Ikomeye, page 416 kugeza 418. Ese ubundi Laudato Si ni iki? Uwanditse iyo baruwa yaragamije iki? Ibiri muri iyo baruwa bizagira ngaruka ki ku bwoko bw'Imana bwasigaye? Kuko mu ngingo muri iyo baruwa, mu ngingo yayo ya 232 mu ibaruwa muri iyo baruwa, mu ngingo ya 232 kugeza 237 yagaragaje neza ko kugira ngo ibyorezo bishire, ibyorezo by'indwara bicike, kugira ngo ibiza bishire, kugira ngo ihungabana ry'ubukungu rishire, kugira ngo ikirere gihagarare neza, kugira ngo dushobore kugendana n'imihindagurikire y'ibihe bitaduhungabanije, bitatugizeho ingaruka mbi, kandi byose kugira ngo bicike bive ku isi, iyo mihindagurikire y'ibihe ishire, nuko isi yose yaruhuka umunsi umwe w'icyumweru, Sunday. Niko Papa Francis yatangaje muri iyo baruwa ya gishumba yanditswe ku itariki ya 18 z'ukwa gatandatu 2015. Abatangaje ku mugaragaro umunsi w'ikiruhuko umwe rusange, ahamagarira isi yose kukiruhuka, kandi isi yose ibyinjiranamo imbaraga. None se tugaruke, ibiri muri iyo baruwa bizagira ngaruka ki ku bwoko bw'Imana bwasigaye? Buzitwara buti isi yose nimara kwemera ibiri muri iyo baruwa? Ese ni ngombwa kubyibazaho? Yego, kuko ariyo nzira y'isora ry'ibyahishuwe igice cya 17 ku murongo wa 12 kugeza ku wa 14, ahagaragaza neza ko isi yose, byumve neza, ahagaragaza ko isi yose izaha ubutware bwayo ya nyamaswa kugira ngo ishobore kuyobora mu gihe cy'isaha imwe, bihamagarire kwerekeza mu kurwanya umwami w'abantu. Ariko abari hamwe nawe, batoranijwe, bahamagawe kandi bakiranutse, nabo bazayinesha. Imana ihabwe icyubahiro. Iki rero ari nacyo duhamagarirwa. None dukomeze twibaze, ni iki cyihishe inyuma y'ibaruwa yo kuwa 20 z'ukwezi kwa gatatu 2020 yiswe Common Good, yanditswe na Papa Francis, ahamagarira isi yose kugendera ku cyiza cya rusange. Icyiza cya rusange nabisomye muri Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika ku ngingo y'ibihumbi 2878, basobanura ngo icyiza cya rusange ni itegeko ry'icyumweru. Ubundi icyiza cya rusange ni ikiruhuko cy'icyumweru. Inyuma y'iryo zina ryiza hihishe iki? Ni iki cyihishe inyuma y'ibaruwa yo kuwa 2 z'ukwezi kwa 10 2020 yiswe Fratelli Tutti, yanditswe na Papa Francis, ahamagarira isi yose kunga ubumwe no kongera guhinduka abavandimwe. Muri ubwo buvandimwe ni iki kibwishe inyuma? Ni iki cyihishe inyuma y'inama yo kuwa 21 z'ukwezi kwa 21 n'inama yo kuwa 22 z'ukwezi kwa 10 2020 yiswe Presbyterium, mu nsanganyamatsiko yayo yiswe Laudato Si na Afurika yo mu karere k'ibiyaga bigari, yayobowe n'inama nkuru y'abepiskopi mu Rwanda, abepiskopi gatolika mu Rwanda, ikayoborwa muri aka karere k'ibiyaga bigari. Iyo nama yahamagariraga abantu bose kongera guhikuzo ndetse no gusegasira no kureba ko byagezweho
ibyo Papa Francis yanditse mu ibaruwa ya gishumba yiswe Laudato Si. None ni ikihishe inyuma y'iyo nama? Ese nikimara kugerwaho bizagenda bite? Ariko se ubundi reka tubanze twibaza, ku kibi byose bije byifashisha COVID-19. Ntabwo mvuga ibyo byandi mabwiriza, ndavuga ibijyanye n'iyobokamana. Ibi nibyo ndimo. Iyi baruwa ya Laudato Si, ibi Fratelli Tutti, iyi baruwa ya gishumba yo kuwa 20 z'ukwezi kwa gatatu yikiswe Common Good, yikiza cya rusange. Ku kibi byose bije byifashisha COVID-19. Kuko Kristo yavuze ku isenywa bw'urusengero rw'i Yerusalemu, bigakangura intekerezo z'abigishwa be kubyibazaho byinshi. Ni ngombwa muri iki gihe, kuko natwe ubwacu turi kubona biri kugenda byifashisha umurongo mugari w'iyobokamana, biragenda byifashisha umurongo mugari w'iyobokamana, ariko mu kuri byari bikwiriye ko byifashisha undi murongo, ariko ntibyitwaze umurongo w'iyobokamana. Ariko ni byiza bigahengamira mu murongo w'iyobokamana, biratuma tubyibazaho byinshi, kandi ni ngombwa ngo tubyibazeho koko, kuko nibiza biri kwerekeza mu kindi cyerekezo turahita tubyibazaho. Dore aho biri kuza bisoreza, uko mbikeka, uko mbisoma, uko mbyitegereza n'umuvumba bifite, bishobora kuza bisatira aya magambo ari mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 17, kuko niho biri gushaka kwerekeza. Nk'uko rero ubusobanuro bahawe na Yesu kuri ubwo buhanuzi bwatumye abigishwa barushaho kwegera umukiza wabo, kwitangira umurimo w'ivugabutumwa no kumvira imiburo yose abahaye, niko ubuhanuzi buvuga ku isi yo mu minsi y'imperuka buzarushaho kudutera kwegera umukiza wacu, biruseho kumunambaho, kwitangira umurimo we no gukomera ku byo yavuze, kuko adahinduka cyangwa ngo ahindure ijambo ryavuye mu kanwa ke. No kubikora azabikora. Iki nicyo cyihutirwa kandi niwo mugambi. None se nawe umva ibya COVID-19, kuko biratangaje. Byanditswe kera mu gitabo nka End of Days cyasohowe mu mwaka wa 2008, cyanditswe na Sylvia Brown. Nusoma cyane ku page 312, aho yerekanye ko kizatangira mu mwaka wa 2020, hamwe n'ikindi gitabo cyiswe The Eye of Darkness cyanditswe na Dean Noss ku rupapuro rwa 333, aho yerekanye umujyi iki cyorezo kizatangiriramo. Kandi icyo gitabo kikaba cyarasohotse mu mwaka wa 2008, akerekana ko kizatangirira mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa. Uhita wibaza uti, ese Dean Noss na Sylvia Brown ni bantu ki ko ibyo banditse mu mwaka wa 2008 bisohoye mu mwaka wa 2020? Wajya kuri Wikipedia ugakurikirana ibyabo neza, urasanga atari abayobozi b'idini babihishuriwe n'Uwiteka, ahubwo urasanga hari irindi tsinda bakorera ryatumye babyandika batyo. Byahanuwe na Amosi ko igihe kizagera ibyo byose bigasobanuka kandi bigashyirwa ku mugaragaro. Ari nayo mpamvu ibi byose biri kugenda biza ku basomyi ba Bibiliya. Kuri twe bitadutunguye, kuko byahanuwe kera. Ibi tubifite ari amakuru, tubifite ari uburyo bw'isohora ry'ibyahanuwe, kuko byavuzwe kera n'Umwami Imana, kandi bigasohora amaso ku maso tubireba neza. Umva nawe ibyanditswe kandi bikavugwa na Sylvia Brown. Ibyanditswe na Sylvia Brown mu mwaka wa 2008 mu gitabo cye yise End of Days ku rupapuro rwa 312, hamwe na Dean Noss mu gitabo cye yise End of Darkness, bigashyirwa mu bikorwa mu ntangiriro z'umwaka wa 2020. Ibi
ni igihamya cyerekana ko ari intwaro y'ubundi buyobozi bugambiriye kugira uko bwayobora isi kuri ajenda yabwo, nk'uko bihaminywa n'umucurabwenge witwa Edmond Paris mu gitabo cye yise Amabanga y'Abajesuiti, ko ariyo ntwaro ikomeye bifashisha yo kuyobora isi. Muvandimwe inshuti nkunda, turi kumwe kuri uyu murongo, umva neza. Mu kinyamakuru CNN Business cyatangaje ko ubukungu buzagwa ku kigero cya miliyari 1,000 ku rwego rw'isi kubw'ingamba zizafatwa, kandi izi ngamba zikomeje zitya mu buryo bwo gukumira iki cyorezo byatubera byiza mu rwego rwo gutuma ubuzima bwacu butandura, ariko cyakubita hasi ubukungu bw'isi ku rwego rwo hejuru, bamwe bakabizamukiramo abandi bakabihomberamo. Mu ngamba ziri gufatwa ndetse n'izamaze gufatwa, byumve neza, nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa n'ababitangaza. Inshuti muvandimwe kandi inshuti mukundwa, kugira ngo ibi ushobore kumva icyishe inyuma yabyo, dushobore kugenda umujyo umwe tudahusha intego kandi tudatandukanye n'ikijuru ryaduhamagariye guhagararamo ndetse no kugenderamo, nagusaba gukurikirana cyane mu ngamba zamaze kuvugwa, mu ngamba zamaze gutangazwa no gushyirwa ku mugaragaro. Bamaze kwerekana neza ko hirya y'iki cyorezo cyangwa se muri iki cyorezo ubukungu buzahungabana cyane ku rwego rwo hejuru, kandi berekana ko ari ijwi ry'impuruza, kuko berekanye ko miliyoni 7.5 zizapfa. Nk'uko mu mwaka wa 2011 Abanyamerika bakinnye filime yitwa Contagion. Iyi filime ikaba yarahuye neza yanditswe mu mateka y'ubujesuiti n'umunyamakuru witwa Alexandre Adler mu gitabo cye yise Le Nouveau Rapport de l'OCIE, akandika mu chapitre yitwa Le déclenchement possible d'une pandémie mondiale, ku rupapuro rwa 500, yerekana ngo hagati ya 2020 kugeza 2025 n'iki kizaba. Yerekana n'iki kizaba. Iki gitabo cyasohotse mu mwaka wa 2007, cyasohotse 2007, agaragaza virusi z'icyorezo cy'isi yose mu ntango z'umwaka wa 2020 kugeza 2025. Iyo virusi ikitwa coronavirus, ikazatangizwa mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa, ikazamara imyaka 3 yose. Nyuma y'iyo myaka bakazagenda hagaragara abantu bake bandura, kandi yerekana neza ko izica miliyoni 7.5 ku batuye isi. Uhita ubaza uti iki cyorezo ibyacyo ni ibihe? Ibi nanjye bintera kubyibazaho. Reka dutekereze cyane ku byavuzwe ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 2020 mu rwandiko rushya rwa Papa, kandi rugomba gushimangira gushyirwaho k'ubuvandimwe no guhuza ibihugu no guhuza amadini no guhuza abaturage n'abatuye isi, ko ari bwo buryo bwiza cyane. Mu muhango wo gusinya iyo wabereye mu mva ya Mutagatifu François d'Assise nyuma ya misa idasanzwe yamusomewe mu kinyamakuru Religion News Service cyo kuwa 8 z'ukwa 9 2020, kikaba cyari cyarasohoye iyo nkuru kivuga ko iki cyorezo ari bwo buryo bwiza bwo gushyira isi kuri gahunda, kandi bikaba byaratangajwe mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 10 2020 n'umuyobozi mukuru w'ibiro by'itangazamakuru rya Vatikani uwitwa Matteo Bruni, akaba ariwe wabitangaje mu nkoranyamagambo yiswe Fratelli Tutti. Ibi rero bihita bintera kwibaza byinshi,
ni iki cyihishe inyuma y'ibi? Ni iki cyihishe inyuma y'ibi? nk'uko bo ubwabo babyitangarije bakabishyira ahabona, ni umurongo mugari wateguwe, cyangwa se ni uburyo babonye bushya bwo kongera kuyobora isi mu cyerekezo bashaka ko iyobokamo. Nshuti muvandimwe, ntagombye gutinda muri ibi, dore ko byo ubwabyo biri kumvikana neza kandi bisobanutse neza. Inkuru dukesha ikinyamakuru Telegraph cyasohoye inkuru yacyo ku itariki ya 12 Ukuboza 2015, ivuga ngo Papa Francis ni umugabo w'umunyamahoro kandi ufite imbaraga zidasanzwe za politiki, ugambiriye gukemura ibibazo biri ku isi hamwe no kwiyobora. Niba rero ibi yaramaze kubitangaza ku mugaragaro, ibi tukaba turi kubisoma nk'uko biri, bamwe natinyuka gusoma amagambo ari muri iki gitabo Umurimo wa Gikristo, paje 53. Umurimo wa Gikristo handitswe ngo ubuhakanyi buganje muri iki gihe busa n'ubwari bwarabaye gikwira muri Isirayeli mu gihe cy'umuhanuzi Eliya. Abantu batabarika muri iki gihe bakurikiye banyuze mu guha umuntu ikuzo akarukishwa Imana, mu gusingiza abayobozi bakunzwe, mu kuramya mamoni, ndetse no mu kurutisha inyigisho z'ubuhanga ukuri ko mu byanditswe byera. Gushidikanya no kutizera birateza impinduka zikomeye mbi cyane mu ntekerezo n'imitima by'abantu. Byigishwa ku mugaragaro ko twageze mu gihe imitekerereze y'umuntu igomba kurutishwa cyangwa se kuruta inyigisho z'ijambo ry'Imana. Amategeko y'Imana ari nayo urugero rw'ubutungane Imana yashyizeho, abantu bavuga ko ntacyo amaze. Ibi byose biri kuyobora isi mu marembera. Biragwiza umwijima. Tugeze muri cya gihe cyahanuwe cyo kubara kw'amahanga. Amahanga arahangayitse. Ubu turi gukuraho umurongo washyizweho kera cyane, hategurwa umurongo mushya uyobora isi mu cyerekezo gishya, kandi hatabayeho gutabara kw'Imana isumba byose. Ikirakurikiraho kiraba kibi. Kuko kugira ngo ushobore kumva ibi neza, kurikira ibyo Papa Francis yivugiye abinyujije mu kinyamakuru The Australian News. Ati, niba mushaka kumenya imikorere yanjye, nimusome igitabo cyanditswe na Robert Harbinson kivuga ngo Nyagasani w'isi. Cyangwa se mu yandi magambo, Papa aravuga ko ashaka umwami w'abami, umuyobozi w'isi yose, Nyagasani w'isi yose. Hamwe n'ikinyamakuru HuffPost Politics cyasohoye inkuru yacyo kuwa 24 Nzeri 2015 kivuga ngo Papa Francis ashaka kuba perezida w'isi yose. Ibi ni igihamya kidashidikanywa rero kigenda kuba. Abasomyi ba Bibiliya dukwiriye gusoma tugakurikirana. Mu mwaka wa 2009 Robert Ramfo yabigarutseho yerekana ingaruka mbi iki cyorezo kizagira ku nyoko muntu kugeza mu mwaka wa 2025. Yabigarutseho mu mwaka wa 2009 yerekana ingaruka iki cyorezo kizagira mu mwaka kugera mu mwaka wa 2025. Anyamerika yavuze ko 70% by'abaturage b'Abadage bazahura n'ingaruka mbi z'iki cyorezo. Yavuze ko coronavirus izatangira mu majyepfo ya Aziya ikagera mu Burayi no muri Amerika, kuva ubwo igakwirakwira isi yose byihuse. Mwaka wa 2008 Dr. Mark Siegel wo muri Leta Zunze Ubumwe yavuze ko bazajya bapima abaturage bitanyuriye mu bushake bw'umudendezo w'umutima namuhana. Ibi byakuwe mu kinyamakuru Fox News mu nkuru yacyo yitwa On Coronavirus, I think it is a amount of cases, agaragaza neza uko bizaba byifashe.
mu myaka 8 ishize ubudage bwashyize ahagaragara ubushakashatsi mu by'indwara zifata imyanya y'ubuhumekero bw'uwitwa Dr. von Danvoda wari ukuriye itsinda ry'abashakashatsi mu nyandiko yise Morisasi, avuga ko iki cyorezo kizagera ku isi yose. Avuga ko tuzahora tubona abantu bashya bandura mu gihe cy'imyaka 3. Yavuze ko iyi virusi izajya yigaragaza bikomeye mu minsi 14 uwayanduye ahuye n'abandi cyangwa se ari ahantu mu kato runaka. Yavuze ko abantu bazayandura ari benshi muri bo izabica, kandi kuva intambara ya kabiri y'isi yose yarangira iki cyorezo nicyo kizengereje isi. Muvandimwe, mu mwaka wa 2017 umujesuite Dr. Anthony Fauci, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku ndwara zigira impinduka ku ruhu ndetse n'izikwirakwira cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaravuze ati nta gushidikanya Donald Trump azasakirana n'icyorezo cy'indwara ikwirakwira mu gihe azaba ari ku buyobozi. Yabitangaje mu nama yavugaga ku kwitegura ibyorezo mbere y'uko biba. Iyo nama yabereye Georgetown University, kandi amakuru yatangajwe na RBA ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 2020 hari 2:01 za mu gitondo. Yavugaga ko Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanduye hamwe n'umugore we Melania Trump banduye iki cyorezo cya COVID-19. Umuntu yakwibaza byinshi kuri umujesuite Anthony Fauci wavuze ibi, none nta kishi nyuma y'ibi. Ku itariki ya 17 z'ukwa 3 2020 mu nama nto yabereye muri White House Washington DC, Dr. Anthony Fauci yavuze ko indwara izamara igihe kirekire ikazajya ikunda kugaruka, hakaba hakenewe urukingo. Ibi biratangaje. None nibi byaramaze kuvugwa, bikaba byaramaze gushyirwa habona, bakaba berekana ko 1/3 cy'abatuye isi kizaburirwa irengero, miliyoni 7.5 zigomba gupfa. Bakaba berekana ko uburenganzira bwo kuba aho umuntu ashaka buzateshwa agaciro, imyidagaduro na siporo bizashegeshwa bikomeye. Bakerekana ko inganda nto zizakurwaho, bakerekana ko ubuvuzi kwita hasi. Ibi byose bakaba baramaze kubihabona. Hello. Oui. Friday for photo. Muyago yitwa kuwa gatandatu tariki ya 25/05/2020 itsinda ry'igihugu riharanira guhatira abayobozi ba leta z'isi gushyiraho ingamba zo gukumira ihindagura ry'ibidukikije ryiswe Friday for Future riyobowe na Imana nshaka y'ikiko ari kumwe. Nk'uko itsinda rikomeje kugenda ribigaragaza kandi riyobowe na Greta rizakora iyo myigaragambyo cyangwa se ryakoze iyo myigaragambyo ku isi yose. Ibyo kandi bikaba byarakomeje kugenda bigaragara. Ubuhanuzi butubwira ko umuturambye uzashyirwaho gukurikije iyangirika n'ihungabana ry'ubukungu, guhagarika ibyorezo by'indwara, impanuka zose z'umuriro, imyuzure n'ibindi. Ubuhanuzi butubwira ko guhagarika impfu zitunguranye ari uko abantu bose bazahatirwa kuruhuka umunsi umwe, kandi uwo munsi umwe nta wundi ni kuwa mbere w'iminsi 7.
ahiswe sandereste sande cyangwa se dimanche, nk'uko tubisoma mu gitabo intambara ikomeye yatwaje n'impano ku rupapuro rwa 414 kugeza ku rupapuro rwa 416. Ikibazo rero ntabwo uburwayi bw'ubwabwo ari bwo kibazo, nta nubwo abandura ari bo kibazo, nta nubwo abahitanwa n'iki cyorezo ari bo kibazo, nta nubwo ingamba ziri gukorwa mu buryo busanzwe ari zo kibazo, ahubwo ingamba zateguwe nizo kibazo mu buryo bwose bukomeye abantu tutashobora kureba, kandi turamutse tubirebanye ibambere icye tutashoborirwa ikibyinshi inyuma. Kuva inshuti nkunda, tukaba dukeneye kubana n'Imana byimbitse kugira ngo dushobore kumenya uko tuzitwara mu minsi izaza. Ngana ku musozo, ndatinyuka kukubwira aya magambo aboneka muri Yeremiya igice cya 12. Yeremiya igice cya 12, ku ngaruka z'iby'umwuka, ingaruka z'iby'umwuka ibi byose bizatugiraho, ingaruka z'iby'umwuka ibi byose bizatugiraho. Ndatinyuka gusoma aya magambo ari mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 12 ku murongo wa 5, handitswe ngo niba warasiganwe n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe, wabasha ute gusiganwa n'amafarashi? Kandi naho umerewe neza gutyo yuzuza uzagenda ute? Uzageza ute? Umva neza ingaruka bizagira mu by'umwuka, ingaruka bizagira mu by'umwuka kubw'ingamba zizafatwa hamwe n'izafashwe. Ntizaba cyoroheye abayobozi b'umukumbi kugira ubwisanzure mu murimo kubw'ubugari bwawo no kubwo kubahiriza ingamba zafashwe. Kubw'ibyo hazabaho kwimaba benshi guturutse kuri izi impamvu zikurikira. Impamvu ya mbere, abacungiraga ku kwizera kubakiye ku gihiriri batari basanzwe barubatse igicaniro cy'ab'umuryango, abari bafite kwizera kugombera gushyushywa n'abo bateraniye hamwe nabo biherekejwe n'inkunda rubyino, bamwe bazasubira inyuma batakaze n'ibyiringiro bike bibwiraga ko bafite. Iyo ni ingaruka mbi ya mbere. Ingaruka mbi ya kabiri, abajyanwe mu idini n'inyungu cyangwa barigezemo bagahanga amaso inyungu zirivamo za none z'iby'ubuzima busanzwe, nibamara kuzibura bazava mu byo bibwiraga ko bizera. Kwizera kwabo kuzaba kubakiye ku mibare, kandi mbonera kubabwira mwebwe abo duteranye, kwizera ntikubakiye ku mibare, kwizera kuri ntikubakirwa ku mibare. Iyaba Mose yagize kwizera kubakiye ku mibare ntaba yarazamuye mu kirere ngo inyama itandukanemo kabiri kuko atari yarigeze abibona na gato. Iyaba kwizera k'umugore wa Yona kwari kubakiye ku mibare aba yaramuzutaguje amubaza aho amaze iminsi, kuko kumusobanurira ngo yari mu nda y'ifi ibyo bwabyo ntibyari kumvikana kuko bitari byarigeze bibaho, nta n'uwo byari byarabayeho. Iyaba kwizera kwa Aburahamu kwarubakiye mu mibare ntaba yarimutse ava muri Uriya Bakarudaya ngo ajye i Kanani ahinduke impunzi mu gihugu atazi, yari afite imitungo n'aho atuye. Iyaba kwizera ko ari kubakiye mu mibare ntabwo intumwa za Kristo ziba zaragurishije ibyazo, na Mariya ntabwo yaratanze umutungo utubutse ungana kuriya ngo awusuke ku birenge bya Yesu, kuko kwizera kwa Yuda kwari kubakiye mu mibare kwatumye bitera imirwi. Abibaze mu mibare asanga nta kayabo k'idenariyo 300, maze asobanura imbere ya rubanda ko bitari bikwiriye gupfushwa ubusa. Ariko Mariya utari ufite kwizera kubakiye mu mibare, icyo yari yakoze yari yagikoze. Mani habwa icyubahiro. Abafite kwizera kubakiye mu mibare ahanga amaso imibare, ariko ufite kwizera nyakuri, kuko byanditswe ngo ni ukumenya ibyiringiro udashidikanya ko bitazaba, kwizera kwabo kureba ku bitagaragarira amaso. Icya gatatu kizagira ingaruka mbi mu by'umwuka,
abatazi gusoma no kwandika, ntibagire n'ubundi buryo bubagaburira mu bya mwuka, bamwe bazabivamo vuba, kandi n'inyigisho z'ibinyoma zizabasatira, kuko n'ubusanzwe ibyo bari bubakiyeho bizaba ari ntabyo. Ingaruka mbi ya kane mu by'umwuka, abari bafite imibereho yo kutizera, bari basanzwe ari abapagani muri bo, bifubitse umwitero w'idini, bazaba babonye umwanya wo gusarura icyo babibye kera. Bamwe bazakora ibyaha bihandagaje, n'ubyumva utinya, biherekejwe no kwibagirwa no kubara iminsi. Ntazibuka nuko izuba ryarenze ngo yibuke kubara iminsi ngo ageze kuwa kangahe n'isabato izakandagiranwa, kandi yarabisomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 58 umurongo wa 13 n'uwa 14, no mu gitabo cy'Abalewi igice cya 23 umurongo wa 2 n'uwa 3 n'uwa 4 hatubwira neza ko isabato igomba kwitegurwa no mu muryango iwacu, mu ngando iwacu. Ibibuzanijwe muri iyi mirongo ibyinshi byarakozwe, ibindi bizakorwa. Uko dutinda nuko twicuma imbere, hari ishungura ridasanzwe riri gushyira hanze abo tutazagerana mu ijuru. Ingaruka mbi ya gatanu mu by'umwuka, abari bafite gushidikanya n'abahoraga bakangukiye kumva ibintu bishya byadutse mu nyigisho, baregarega mu idini, bazamera nk'umurama w'umuki, bavemo batumurwe n'umuyaga w'inyigisho z'ibinyoma, basohoke bajye hanze. Igihiriri kinini kizagwa. Mbonera kongera kubibutsa amagambo nasomye kare nababwiye, 1/2 cy'abagize itorero kizagwa, bazavamo. Kandi bimwe kubishakira kuri babandi bashya babatijwe vuba, ni mu ngeri zose. Icya gatandatu, cyangwa se ingingo ya 6 igaragaza ingaruka mbi mu by'umwuka, abari barononwe n'inyigisho ziyobya, batabonaga uko berekana ikibahishwemo, bazaba babonye umwanya wo guhishura icyari kibahishwemo kuva kera, maze si ukuyoba no kuyobya bazasizora. Urwa kabiri rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 1, n'urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 3 n'uwa 4. Ingaruka mbi ya 7, urwango, ishyari n'ubugambanyi bwa bamwe mu bo dusangiye kwizera buzazinura imitima ya bamwe utazongera kumva guterana kwera, azabamutaza. Ibi nabyo bizasubiza benshi inyuma. Ingaruka mbi ya 8, kumara igihe kirekire ko ingamba zafatwa kuzashungura abandi. Bamwe bibagirwe kubara iminsi, bisange bapanze imirimo no kwisabato. Abandi bagende bamanuka mu kwizera buhoro buhoro, badohoka gahoro gahoro, bava ku ntambwe imwe bajya ku yindi, kuko badafite uko batyazanya, baterana, bongererana imbaraga, maze bagende bava mu ntambwe imwe bajya ku yindi mu bijyanye n'agakiza kabo bwite, kugeza ubwo bazisanga bameze nk'abandi, kuko umaze iminsi uhinyuza intwari. Muvandimwe inshuti nkunda, nakunda ko uza gusoma igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 21 kugeza wa 23. Ubutwari mu kwizera no gushikama no kurengera ukuri bamenye, kuri bamwe bizabakururira gufatwa nabi, gutekerezwa nabi, gusuzugurwa no kwangwa. Bamwe bazatekerezwa ko bayobye, abandi bafatwe ko bakabya, bacigikuba, kandi ari ishyaka ry'Imana barwana, bitavanyeho ubuyobe no gukabya kwa bamwe kuzaba kuri kwigaragaza, kandi bifashishije Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Umwanzi Satani wateguye uru rugamba rukomeye rutya, yarazi icyo ashaka kugeraho. Yashakaga kugira ngo abakubitanishe imitwe, agonganishe benshi, ashungure, agushe, arimbure, kandi ageze ku ndiba ya rwa rwobo bamwe. Muvandimwe nshuti nkunda, igihe tuzaba twongeye kubona akandi gahe umwami nabikunda, tuzarushaho kongera kwegerana, tubiganire, ariko umva ingamba 7 tugomba gufata muri ibi bihe hamwe no mu bihe byose. Ingamba ya mbere ni uguhunga Imana. Igitabo cyo Kuva igice cya 7
umurongo wa 13 kugeza ku wa 15. Ingamba ya kabiri ni ukwitondera ibyategetswe nayo, kwitondera ibyategetswe n'Imana. Ingamba ya kabiri, Zaburi 19 kwirinda. Mariko igice cya 13 umurongo wa 33, Yesu ati mwirinde. Kwirinda ni no mu mahame tugenga. Ingamba ya gatanu ni ukuba maso. Ingamba ya gatandatu ni ugusenga. Mariko 13 umurongo wa 33. Ingamba ya gatandatu, menya ko Imana ibera hose icyarimwe, cyanuka mu bihe byose, aho uri hose n'igihe cyose. Zaburi 125 umurongo wa 5 na Zaburi 119 umurongo wa 11. Ingamba ya karindwi, bwiriza ubutumwa bwiza aho uri. Ubu nibwo buryo bwiza bwo kubwiriza ubutumwa bwiza. Hirya y'iri korosi hari iki? Hirya y'ibi byose tubonye hagiye gukurikiraho iki? Hirya y'iki cyorezo n'ingamba turi kugifatira hagiye gukurikiraho iki? Hirya yo kwihuriza hamwe kw'amadini adahuje ukwizera akagira umuyobozi umwe ku isi, ni iki kigiye gukurikiraho mu by'ukuri? Hirya y'itangazo rigira Yerusalemu umurwa mukuru wa Isirayeli, ni iki cyihishe inyuma yabyo? Hirya yo gukurwaho kw'amafaranga twabariraga mu ntoki, ni iki kigiye gukurikiraho? Hirya y'ihindagurika ry'ibihe, climate change, hihishe iki mu kuri? Hirya yo kwemererwa gushyingiranwa kw'abahuje igitsina bigashegerwa kugeza n'aho ingamba zifatwa, hihishe iki? Hirya y'inkongi z'umuriro utungurana, ni iki kindi kigiye gukurikiraho? Hirya yo kwivumbagatanya kw'isi, kw'imyigaragambyo itandukanye, hirya y'imitingito n'imyuzure, ni iki kigiye gukurikiraho? Ni ukuzura kw'ibyahanuwe. Kristo Yesu araje ntibigitinze. Amahoro y'Imana abane namwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mugenzi komera, Yesu ari hafi, twamutegereje kera, tugiye kwitahira iwacu heza, turirimbe ko dutsinze, twihangane twe kumuhemukaho, kandi wataduhemukiye, yatweretse urukundo ruhebuje, nirwo rwatumye dupfira. Mugenzi komera, utegereze umudugudu w'izahabu, wateguriwe abakiranutsi, niho tuzaruhukira. Ihangane, ntabwo tuzagumaha, mu buhanya no mu miruho, hari umwijima uzatamuruka, igitondo gitangaze. Mugenzi komera, dore araje, uwo muremyi wa byose, azanye n'abamarayika benshi, azanye n'ingororano. Ihangane ugeze igihe umukiza azamubwira aya magambo, ngo mugaragu mwiza ukiranuka, igire mu munezero. Mugenzi ujye uhora wihanganye, komeza kwizera kwawe, amarira yawe ahanagurwe, maze uzahabwe n'ikamba. Ihangane mwene data, ni koko isezerano rye ni impamo, uzibanirayo n'abakijijwe.
twigishijwe na Yesu umukiza wacu. Imana data wa twese, umuremyi w'ijuru n'isi, wowe udasobwa ibiri kubera kuri uyu mubumbe, wowe uzi neza agaciro k'igihe tugomba gukoresha, kandi ukaba uri kubona igihe wateguye ko kigeze ngo dushobore kwitegura, kandi ukaba ugomba kudutegura. Tugushimiye imiburo uduhaye, uhabwe icyubahiro. Uduhe umugisha, udushoboze gusobanukirwa byimbitse, udushoboze kubigenderamo, kandi udushoboze gushikama. Mu gihe benshi bari gushungurwa bakajya hanze ku bwa ziriya mpamvu 8 twabonye, twebwe dushoboze gushikama. Mu gihe benshi bafata ibi bihe bakabyifashisha mu buryo bubajyana hanze kubwo kutagira urufatiro rushikamye, twebwe imfatiro zacu zibe zikomeye. Nk'uko umunyezaburi avuga ati, niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Ntabwo igikwiriye ari ukwikorera amaboko, ntabwo igikwiriye ari ukuvuza induru ngo turire, ntabwo igikwiriye ari ugufasha abazisenya kuzigera imigeri. Igikwiriye ni uguhagarara mu byuho tugasubizaho imfatiro zariho ku ngoma nyinshi. Dushoboze kubihagararamo neza. Uwo umugisha abo twateraniye aha bose, ababyumvise bose bagirire neza, dushoboze gukomeza kwitegura kugaruka kwa Yesu, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.